no gukora n'umuntu vuga ko warafashe ikibuno igitsina cyawe ukagishyira mu kibuno ni uburenganzira bwo najye uburyo nkoresha igitsina cyanjye hari nabandi barikinisha nibyo rero hari abavuga twe twamwerezaga hari abarongora amatungo ibindi ntabwo ari ikibazo icyo turi kuvugaho ni ugufata ku ngufu tubisubiremo gufata kubikoresha umuntu ku gahato umuntu utabizi umuntu nkuko gufata gute ku ngufu dufate Bera none si nk'ube bari batangiye kumukorakora ku kibero ibyo twebwe tuba turabona Benda ibaze nka kuriya yagukora kure ku kibero uri gutambuka ukumva birameneka yego uburetse gato Benda noneho cyagiye yakubwira ati twakoze turi kuba babirigi Benda subiza amaso inyuma noneho hari yagukoze ku kibero wenda ukagwa muri ntebe ugasinzira noneho ugasanga mu gitondo watambuka ukumva ntabwo ushaka kwituma urimo kumva ntabwo uzi uko bimeze ukumva harimo ubukerege noneho mu gitondo washaka gusakuza akagukubita video y'ukuntu igikorwa cyagenze nta makuru ufite umva nta makuru ufite ngenda yafite iyo bakubomoye urumva ugashaka no kuvugisha imbaraga kuno kwa kuntu ushaka kuvugisha imbaraga uvuze ngo kuko kwaje witunya ntabwo bibaho ushaza no kuvugira hejuru ngo Eric witunya bro oya nanga winereye ahubwo ikintu njyewe nzi none ahubwo tugaretse kuri icyo kintu cy'inzoga nuko iyo wagiye kwa Eric sha umva mubwiza ukuri urumva inzoga ziba zimanitse hariya warakubaza ngo uranywa iyihe kubera rero inyota nyinshi kubaza ngo uranywa iyihe kubera inyota nyinshi abana bose ngewe nabo itonde gato mbire abajene benshi bafite inyota baba bakimwereka gutya nyina afite akabati ka tiruwari karimo nako ka etajeri karimo Jameson harimo Amarura harimo Jack Daniel harimo Tequila harimo Gordon nukuvuga ngo wowe winjira muri salo ikintu cya mbere uhitubona niba ibintu byigaragaza uhitubona akabari kari mu nzu ya Eric ugasanga wenda bo bari kunywa Benda hari umuntu ubajije ngo iyo bakubomoye mu kibuno ari ubwa mbere ngo uva amaraso nose wava amaraso gute kandi bakoresha ibyabugenewe ibiki basuka amavuta ya titari ariko si amavuta ya PDD mwayabonye baby oil amavuta ya PDD bakoresha amavuta nabo baby oil kwa Eric ariko nawe ari umusirimura wabanza bakanitabaza bavuga kwitabaza wa muri bavuga kwitabaza abanza kiheya ntago yashokera urumva iyo ukigera mu nzu kwa Eric utubona amayoga menshi uraba arabibonye n'abagita kita n'abagasuku bamusura uhitubona akabari rero bitewe n'ukuntu nzi umuntu unywa inzoga agira inyota kuri kw'Imana ikintu nge nahamya neza cyo ku nzoga cyo sha byakunda pe kuko utangira kubona Jack Daniel ko guti ndamwiyi utangira kurwana n'umutima wawe ndamwiyi agahita no nagucangira ahantu ugahita kubwira ngo hari n'ibifuro bro uzi ibifuro kubivanga na rikeri washiduka n'ubundi wahamwihereye Imana yarandinze kabisa kunywa ibyo bintu nukuri ubera ko ikintu ubukoze ikintu bita mixture uvanze ngewe mfite ubuhamya bugenda ko inzoga ndazinywa simbihakana mu bantu badakana ko inzoga zose narazigerageje urumva rero ku mwana cyangwa ku musore nkanjye udafite akazi witonde akahita abona Jack Daniel imanitse akeneye iyo snap turi kumvikana ahita yaka icyo kiyoga none se biriya biboro byo gutoragura igiceri ngo guta ibiceri hasi ngo ukagenda ugiye kubitoragura ngo ubundi ukahita wumva no ni slang ariko nuko nyine baba nose urumva iyo yunamye nuko babarongora mu kibuno nukunama niko gutoragura igiceri kandi nta muntu ngenda kwa Eric bitegire n'inzoga ziba zihari ntabwo iyo umuntu wese yemeje kunywa inzoga mu bantu bose baba basinzi bari hano muri comment barabitubwira
iyo wemeje kunywa inzoga uba ugomba gutaha wasinze. Ntabwo bavuga gusinda, bavuga kwizihirwa. Ntabwo ubundi ikosa ry'umusinzi, itegeko ry'umusinzi yavuga uti ntugataha uko waje. Birazira bikaziririrwa bavuga ngo ndanywa gakeya, hoya ntugataha uko wagiye. Ugomba gutaha niba wagenda kuri muzima, ugomba gutaha ugenda wandika iminani, aho ngaho uba wazihamisha. Rero ari ukuntu umuntu ashobora no kuzihamya akavuga ngo aragira gute, ararara kwa Eric ni Kanombe ni kure. Ahubwo abaharara rero sasa bariya baharara hari abarara bro, hari inzoga uba wumva no kuvuga, ugiye nko kuvuga wahita uva meeting. Oya ugashiduka uteye na kawo mu ntebe burya. Nuko ngo Eric nta nabaha amafaranga. Nazo nge twari twumvikana, ntabwo twari tugeze tugera kuri atape yo kumvikana. Yaragukora ko iravuga ati katsindwe niyakuremye. Oya abavuga ngo umushu ugasanga itako yarifasha. Ntabwo wahita winyagambura mu bantu rero bituvuga uti uwo utangira kurwana n'umutima wawe ye ankozeho. Tambonye message ngo you have received, umutima uvuyemo. Je dore no muntu Eric ni bamwereje amafaranga, you have received tariki 8 yamuye. Abantu barati mujama yagiye bita suka boy. Urabona bamaye muri comment ngo you have received. Biri muri comment nuko natayipinga ngo bikunde. Naga ari ubyanditse. Ntabwo wabyiyandikira, nazo natarimo itariki. Sibi ntabwo ushobora kubyandika. Ibi ntabwo wapfa agashyiramo n'utu tudomo se, n'utwitso neza, n'utwitso n'udutangaro. Mari ntayo mbonye, ntabwo ndi kuyibona nge. Ngiyi reba hano kuri Suka Boy, iyo yipiringa urahita uyibona. Reka ni edit niwo byanditse batereka ibisego arabyandika. Urumva reka mbakomereze inkuru se. Nta ikomeza inkuru oya, ntabwo byanditse bro, ntabwo byanditse. Nese bije urumva n'amasaha abantu tunywa inzoga arantu gereka guti nduma ndaniwe cyane, reka mbe ndyamyeho gato. Ndabyuka nikangura mitana kugandwa kunywa inzoga hari yaho inzoga ziba zihari. Ahubwo ngiye ntabwo nibaza niba koko bamushinza guhereza abantu inzoga, ni kwa kundi ushobora guhereza umuntu agashoti. Ariko se oya none we ntiwagiyeyo ntiwanyu, ahubwo kandi wari wowe akabaye bitubwira ko wagiyeyo uburyo muhango. Oya ndavuga iyo bashaka kuvuga ngo wasindishije umuntu, iyo babikubwiye. Erega ahangaha twebwe impamvu kuri comment kuri ibi bintu twe twabonye video yuko byagenze, twiboneye video ababaje twarayibonye, video twayibonye n'amaso yacu mani yuko bigenda. Twabonye video umuntu atareba asinziriye. Ese bena nk'ubu ngubu musanze namwe gukora uko video zidahari wenda mwene cyangwa mukamutanabizi mwarasinziriye, wasubisha amaso inyuma ntabwo ugeze usinziririwe. Asundi wamungani benda ntabwo ugeze usinzira kwa nasinziriye kwa Eric nge ntabwo nabihakana. Narasinziriye ariko ntabwo nagiye ntabwo namubwiye ngo ndashaka icyumba nyine ngo cyo kuba ariho mba nsinziriye. Nasinziriye muri salo, najya nicura nkakubita umutwe ngo nasanga turacyari muri salo. Wari he? Twari turimo n'abantu nyine twese. Hoya mu rugo iwe. Muri giwe mwana mwe hari. Erega ngiye twari duturanye mani gutya. Urumva naragendaga nka kwa kundi nakazi kabaga gari tukaba turi kugira kunywa. Oya ngewe Eric twarasangiye guko mwami Yesu amajoro arenga n'ibihumbi 100 twarasangiye be tupa twararibabasha. Ahubwo ikibazo nari nifite wenda ari icyo ngicyo cyo gupima mu kibuno, naho ubundi nabwo nabyumvishije
ko mu kibuno basigaye bahapima. ariko se bahapima bate? ntabwo mu kibuno Urumva nyine mu kibuno ikintu bakora ni kimwe kuko ukuntu forensic isigaye ipima muzi ukuntu kwa kundi bajyaga badupima covid no mu zuru ka kaboro bakoresha bafata icyo bita amatembabuzi nuko kereka wenda iyo bafashe nk'umukobwa muri action aho ngaho muri kubikora nibwo bagenda of course spam ziba zikirimo bakozamo kari kaboro urumva bakanafata none n'amatembabuzi y'umuhungu mu kanwa bakagenda bakabihuza ariko abo ngabo bareze ko bafashwe ku gahato urumva ni kuko nta n'impamvu yo kubapima kuko Semungu arabyemera siko bavuze ko dfa bambwiye ko abyemera bivugwa ko w'icyo atemera ni uko yabafashe ku ngufu yafashe ko yego akaba yemera ko bakoze imibonano mpuzabitsina babishaka ariko se yabikana kandi amavideo ahari niba bamwe babwiraga ati ikintu bahita basuzuma aho ngaho mu ifatwa ryo ku ngufu nimba byemera hazamo ikintu cyo kuvuga ngo urumva riri nagusuhuje urumva hazamo ikintu cyo kuvuga ngo uri kumva Godfa ese nimba abantu bari kuvuga ngo bafashwe ku gahato urumva bigeze bavuza induru icyo ngicyo kikatakivaho wenda bakatava ngo twari twasindishijwe ese gusindishwa byakonfirimwe n'uwuhe muganga ese barabafashe cyangwa se impamvu bagiye kubivuga nuko babonye ari kubakangisha ibyo bikangisho bakahita bavuga ati ko yagiye yabasambanyije ku gahato bakaba bari baracecetse nibyo nabyo birasuzumwa nibyo birasuzumwa kuko hari igihe ugaruka aha niho rero iyi dosiyo y'uyu mwana kuko amakuru avuga kuba umuntu wa mbere wagiye kurega ari nyina w'uyu musore turamwita umwana ariko njye sinzi niba ari n'umwana ibingibi iyi story bamaze kudutera murayumvishe yego aha erega ikirego cya mbere ngo cyatanzwe na nyina w'umwana niwe wagiye gutanga ikirego wa mbere atanga ikirego avuga ko umwana we bagize gutyo umwoyo bakawutatura nibyo byaba ari nari amaze kutubwira urimo kumva so ikintu cyabayeho hariho n'abagiye kwishakirwa nyuma yo gusanga amavideo muri telefone urukumva wenda no muri aya mavideo reka ikibazo ese muhungu wenda reka tuvuge ko hari thank you Lilira Miracle urukumva wasanga ahangaha ibintu bitoroshye kazi musharinga rafu tugiye kwinjira mu makoyini tugiye kuyinjiramo Benda you ready bro ibintu urabisobanukiwe murahari cyangwa ntabwo bisobanukiwe we mu mategeko gupuruva ko wasindishijwe uyu munsi turagenda saa 11 za mu gitondo Godfa nanjye ntabwo mfite gahunda yo kuva tugiye kuva muri ikibazo cya Semungu twinjire mu bintu by'amakoyini rero tutarajyamo Godfa reka nkubwire mu mategeko nk'uko Titi yavuze gupuruva ko wasindishijwe biragoye no gufatwa kumenyera ibimenyetso cyakoze keretse iyo uri mu mineri bakabona ko mu mavideo ko wari uri kunywa inzoga reka ndangize uri no gusambanwa aho ngaho kaba kabaye nkuko ko haba hari amayuga Sande wabonye iriya video twabonye ya Semuhungu muri iriya video yego guprova ko umuntu yari yasinze biragoye nabyo yari yasinze gusinda no gusindishwa biratandukanye Godfather kwa Semuhungu haba hari amayoga wari uzi ko uretse gato rero mwitegeko uretse gato tega amatwi n'umugore wawe mwashakanye yego umurongoye yasinze ari unconscious how did you say it ibyo unconscious turabyumva ariko turabyumva babifata nko gufatwa ku ngufu ariko ntabwo bavuga ko ari wewe wamusindishije okay ibyaha bibiri bitandukanye yego bifatwa nko kugira gute kumufata ku ngufu niyo mpamvu yabasambanije uretse gato nabo niyo mpamvu bavuze ngo yabasambanije ku gahato yes icyo ikintu twibaza ahubwo ni iki ngiki ari impamvu twagaruye kese tugakoresha ibyo twabonye n'amaso yacu ni gute umugabo nka Semuhungu urukumva afata umusore nka Rutambi ku gahato akamwubika uretse gato tuzi ko gufata ku gahato umuntu akoresha imbaraga agafata umuntu akamufata ku gahato akamusambanya ku gahato kuko amurusha imbaraga
Yego. Cyangwa se akaba yamufatiyeho nk'icyuma Yego. cyangwa se afite ibindi bintu yamufatiyeho niyo mpamvu None icy'ingufu byagenze. gishobora kutazamuhama cyane. ubuzima. Ibyo birashoboka cyane. Reka nkubwire impamvu icy'ingufu kizamuhama. gishobora kutamuhama. Reka ngusobanurire impamvu kizamuhama rero niyi. Yego. Ahangaha niyo impamvu y'aya mavideo rero, niyo mpamvu twayatinzeho. Azafatwa n'iryo kangisha, iryo kangisha. Ntabwo ikangisha, niyo mpamvu Video zo mvuga ngo- ziragaragara ko yabaziritse se ari kubafata ku Yego, gaha. nicyo nanjye Aha, nibaza. video ziragaragara ko uko ndi kubitekereza, video ziragaragaza ko urimo kunyumva baciwe intege n'ibisindisha agakora ibintu yidegembya. Boba nta Oya, ibyo se none se wenda bizihiwe. Tega amatwi ariko turi kuvuga. Utfada ngende ku mategeko n'ibimenyetso. Nyine ceceka Ntugendere wumva. ku marangamutima. Ibimenyetso nyine amarangamutima y'iki? Icyo ntabwo ari ikimenyetso rero cyo gufata Ceceka ariko se wumve. video no gucika. Ceceka wumve. Ntabwo ari ikimenyetso. Ceceka wumve. Kumva. Ni ukuvuga ngo baramutse unyumva neza cyane. Yego. Baramutse urumva kugira abantu niba hari izi video aribyo bimenyetso. Abantu bagiye gusabana n'abahungu barasomana. Barasomana nyine baryana iminwa. Uretse abatinganyi nabo baryana iminwa bagaterana kareshya cyane. Si ugutegura icyana se, si uri gutegura icyana. Umva yewe. Napfuye ndabaza Ugakora no mu byanwa. niba no mu bagabo wenda uko utegura umwana umukobwa nyine cyangwa mugategurana mugatera karese tutututu niba ari cyane ugakora munsi yayo. so rero benda batiganye niba bakora ku nnyo. uretse gato rero urimo kunyumva urumva ntabwo bizagaragara. Wenda dufate Benda urara nko yaje hano agatangira kubikoreshwa ukavuga ati shindwa ukajya kwicarayo Kaspa yari gutegura Benda yari gutegura yaragiye kugutegura. So ni ukuvuga ngo ninde wazanye titi hano man wamumara Benda bwari mu mateka yarateguye. hari ikintu mutari kumva rero, hari ikintu mutari kumva. Ni ukuvuga ngo gufata ku ngufu cyangwa ahangaha gukoresha ku gahato. Turi kumwe? Ntabwo wafata umuhungu mugenzi wawe ku gahato. Urimo kunyumva? Cyane imbaraga mwagigira yanagutera ingumi ntabwo byakunda. So kugira ngo iki cyaha ari bikonfaminge ko Eric yasamanije abantu ku gahato. Kandi tukabona ko hari na video z'ibikangisho yakangishaga abantu ngo nimutagaruka tugenda bigenda bigaragaza. Izi video ziri kutwereka scenario yuko byagenze. Twebwe rero tukavuga ati ubu niba kuko twigeze tubona aho yabikoze. Twarabonye video yuko abigenza muri Amerika. Erega ibyo ntabwo babishingira ahubwo dufata. Ntega amatwi twe turi gukeka hano turi kuvuga tukavuga ngo eske Sande fungura mic yawe. Funguwe. Uriya mwana yafashwe ku ngufu cyangwa ntiyafashwe ku ngufu? Yafashwe ku ngufu. Thank you so much. Ugendeye kuki ushingiye kuki? No, ariko ntabwo bwira amategeko yo mu Rwanda ntiyabishingira. Oya ntabwo ari amategeko yo mu Rwanda Sande, ni ahantu hose ku isi. Itegeko rigendana n'ikimenyetso. Byagenze. Ni ahantu hose ku Hari isi. video zigaragara. Arya umwana nyine ngo bitagaragara. Nyine umwana aryamye. Aha. Ubona ko atari muri icyo gikorwa. Nuko izi video zitazagaragara, ariko nimureba neza muzasanga izi video aba bakomplainga ko bafashwe ku ngufu. Naribu igahamya ko Naribu igatangaza ko aba bantu basamanuje ku gahato. Nose Godfather reka nkubaze ikibazo ukomeze. Reka nkubaze ikibazo kimwe ukomeze. Muri video n'abantu badukurikiranya hano bavuge n'aba turi kumwe kuri pano. Ese video ishobora kugaragaza ko umuntu yasinze? Video yabigaragaza. Cyane Yasindishijwe n'iki? Ntabwo ahubwo ikitangaragaza muri kano kanya ngiye nshobora kuzamuka. Oya buretse ngiye muri kano kanya nshobora gushyiraho video bro nkigira umuntu wasinze kandi ntasinze. Ibyo bintu murabyemera? Ndi mu bimenyetso biri valide. Buretse Sande buretse mwebwe ntabwo muri gushaka kumva ikintu ndi gushaka kubabwira. Aka kanya bashobora gufata video uri kunyumva
video ntishobora kugaragaza ko umuntu yasinze, ibyo bintu bigaragazwa na muganga ni wenyine. umusaza ahubwo wowe uretse gato ngusobanurira uburyo Kanyumvira none uretse gato man titi uri muzima titi video iyo umuntu yatsinze bani video biba yabigaragaza titi kandi icyo babiheraho. Sande Biti, mwebwe muri Biti. kuvuga mwebwe muri kugendera muri realite nyine, nanjye nshobora No, kubona oya, umuntu ndavuga no mu wasize mategeko. uretse gato ariko Semuhungu uretse Semuhungu yifasha akabaza mu rukiko ati niki kiri kwemeza ko uwo muntu koko yasinze byanyabyo atari byari kwikoresha. Ntega amatwi hano gato. Mwebwe mureka kugendera ku marangamutima, mugendera mu bimenyetso. noneho uretse gato Umuntu wemeza ibyo bintu wenyine ni muganga. umva ahantu Wenyine. manza wumva ahantu Ntabwo ari video. uretse gato manza wibaze noneho ni ikese ukuntu kuyikurikira ukagira n'ibyo wirengagiza uri kwiyibagiza ko urukumva kwa Semuhungu kuva ku muntu winjiye mu yazi ngo ni ukwiprotecting atazi ko ari kwikururira ikiza ibimenyetso barakubwira ko Yego. kuva winjiye kwa Semuhungu urimo kumva footage barazifite footage ziba zihari, ni ukuvuga ngo kamera zo mu nzu ibikorwa byose bikorerwa mu nzu urukumva Yego. kamera zirabifite. Si ukuvuga ngo benda ziriya ntuza zose yakoze ziriya story zose Erega Uriya Benda yarahamuye kuba- nawe. uretse gato bakisanzura biriya bintu byose byari bihari turi kumwe baba babifite birahari yewe umva ni ukuvuga ngo iyo bavuze No ku niyo mpamvu muryango. kugira ngo uzi ikintu cya mbere bakoze mbere yuko batangaza inkuru bagiye gusaka kwa Semuhungu. Iyo bagiye gusaka ikintu cya mbere batwaye ni footage, ni ukuvuga ngo footage barazijyana video buri kintu cyose cyabereye muri iriya nzu kuva Semuhungu agishyizemo ziriya kamera barabifite. urumva niyo mpamvu bavuze biriya bintu byose uretse gato amashusho amashusho biriya bintu byose wibuke ko Semuhungu abifata kandi byisevingaga kuki kuri telefone ye urukumva. So ni ukuvuga ngo wowe ibyo ngibyo uri kwivugisha ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ntibamenya ko ntuza kandi bakwereka uko abantu banyoye bakigera mu nzu. Ufata kesi ya PD urayizi? DJ yari ahari buretse Benda buretse Sande babarira mvuge utukomeza buretse yego umva Sande nduva utangiye kunyumva abantu bari no muri comment ariko ngo umuntu wasinze ntabwo wamuyoberwa, ntabwo ibyo bintu ndi kubyanga, twese twamureba ariko wenda iyo bigeze mu mategeko, iyo bigeze muri law urumva, iyo bigeze muri law ntabwo umva ikintu video ishobora kugaragaza buretse video ishobora kugaragaza gusambanwa, ibyo byo ndabyemera, ibyo ni ibintu bigaragara nyine kuko abantu bari guhuza ikibuno n'igitsina. Buretse nyuma yo gutwada nakwihoreye uravuga sibyo, reka nanjye nsoze. Umva video ishobora kugaragaza umuntu ari gukubita undi, cyo ni ikintu kigaragara, uri kunyumva. Ariko ikintu kijyanye n'ikintu kiri mu muntu ikijyanye n'ikiyobyabwenge, that's why niyo bafashe umuntu unk'urumogi ntabwo ushobora kubona umuntu buretse ariko nsoze utukomeza. Niyo mpamvu RIB yifashe umuntu bashobora kugufata uwanywera urumogi bari kubibona kuri n'ibifuri, uri kunyumva, bakakujyana kuri forensic ugatanga inkari kugira ngo muganga yemeze koko ko umuntu nyine ibi ngibi ari kwikora yasindishijwe n'urumogi. Kuko nushobora nibyo nagusobanurira video nishobora kugaragaza umuntu twebwe twabibona Yesu n'ubucamanza yabibona. Ikibazo rero umutima tega amatwi wumve hano twavuze ko tuvuga amategeko, tuvuga ku mategeko apana amaranga mu wize amategeko wowe wize amategeko ubundi manza wumve hano ureke gupratika reba nta makuru ufite, nta mategeko wize wewe tega amatwi wumve ibintu tutavuga nibyo ntabwo ari byo reka musobanurire umuntu aba yasinze. ibintu ni bibiri dutandukanye. Icyo tari kuvuga ni uko yabasindishije, ariko iyo basinze